yagiye hehe mu soko guhaha genda ugeremo uramubona yaje afite telefone irimo ifoto y'iyo ndaya niyo yaziyeho aje rero amusanga mu soko bagwanye rero amakuru mfite akamuciraho n'imyenda amwambura n'ubusa nabakameye na kamera ngenda zifite muri telefone yanjye ndayafite hano aha ngaha oya yavuze ngo aragerayo bako umugabo ave kwiyo ni ndaya ahangaha rero ureba turi mu Cyangugu mu gasoko kamwe aho twasanze abantu babiri bamaze kurwana. Amakuru nagerageje gukurura nuko yari umugore warwanaga n'indaya bapfa umugabo wiwe rero mumutwaye burundu, ariko uwo mugore akaba yari amaze iminsi arimo azaho ngaha ashakisha uwo mukobwa mutwariye umugabo. Twaganiriye n'umwe mu bari bahari dusobanura neza uko byagenze ndetse aduha n'amashusho yafashe ya telefone ariyo twifashishije. Nge iriya ndaya turaturanye yitwa Joseline, iriya ndaya turaturanye. Iriya ndaya yatwaye umugabo w'abandi, uriya mu mama yavuye i Butare aza kumushakisha hano i Cyangugu. Aje kumushakisha aramubona, amaze kumubona amusanga mu soko, bagwaniye mu soko baragwana, amubaza aho umugabo we yagiye. Mfite amakuru ko nyine barwanye uyu munsi, bagwanye uyu munsi amubaza aho umugabo we yamusize. Birangije uriya mama aravuga ngo agiye kumugirayo apaka amenya aho umugabo we ari kugira ngo amugarure mu rugo. Tutirukanse cyane bakundangiye bambwira ngo uturanye n'umwe muri bo. Ninde muri bo uturanye nawe? Nura mu mama cyangwa nura bavuze ngo watwaye umugabo w'abandi? Ni iriya ndaya. Cyo kumwita indaya. Yatwaye umugabo w'abandi. Yarabafashe ka video. Keka niba nakakwereka. Niba nakakwereka. Nta kibazo urakanyereka ahubwo bakagumiwe yaje afite amafaranga menshi uriya mugabo. Ego. Umva yarari umukire ariko ubu ngubu ntago tuzi uko ameze ko ntago ajya asohoka. Yaje twari igikamyo. Ego. Cyambukiranye imipaka. Ego. Iriya ndaya irangije bahurira mu kabari iramutwara. Uriya mugore rero yaramubuze kandi uriya mugore afite abana 5 niko yatubyiye. Yaje amushakisha. Uriya mugore abahehe? Uriya mugore ngo Butare niko yambyiye. Nanjye rero ndamurangira, murangiye aramubura, arangije bahurira ngo mu soko. Use ubundi uriya mukobwa we imyitwarire yariye ubundi mu busanzwe? Urebye imyitwarire ni indaya, yambara ubusa. Ni wowe niyo mugabo wenyine atwaye cyangwa na? Oya, uriya mugabo ni nguwa 5 watwaye. Nabakamenge byose nabikamenge hanze. Ayo mashusho raza kuza kuyama. Ayo mashusho raza kuyama. Hano ari mama ngo ndo gutwara umugabo wundi agomba gushaka uwe. Abana 5. Arengo muzana bakamukubita tumuzi. Batamuko indaya irakubitwa. Oya uriya mugore ngene wanarindi gukiza kuko niwe nziranye nawe. Bamukubite mari. Indaya irakubitwa. Ariko nebyo. Ako mama nawe wagira ikintu tubwira nta kibazo. None waje kumenya yuko gutano bahaserereye. Ngewe naramurangiye ndamubwira ngo hari indaya nzitwaraga babanzi. Uko biri kose ashobora kuba rero. Ageze yaramubura. Namubwira atareka amakuru twumvishije yagiye hehe mu soko guhaha. Genda ugeremo uramubona. Yaje afite telefone irimo ifoto y'iyo ndaya niyo yaziyeho. Aje rero amusanga mu soko bagwanye rero amakuru mfite akamuciraho n'imyenda amwambura n'ubusa nabakameye na kamera ngenda zifite muri telefone yanjye. Ndayafite hano aha ngaha umumama aravuze ngo agiye gushaka umuganga amugerera paka umugabo wasubiye mu rugo tw'abana be 5. Nikamye agiye kumugererayo. Agiye kumugererayo. Ngo bagarutse. Ubwo njena urancanze. Hano abaganga bakora ibyo bintu. Barahari bakomeye n'agatara bagerayo. Hani Cyangugu barabikora. Siko n'umuganga cyane umupfu. N'umuganga ubivura akabikora. Hano abaganga barahabara. Nesiko tutobimenya. Nabo byo mubimenya. Wenda twobimenya bimenyaga abagore. Nose kuko umugabo yajya kujya gucinzaratse. Bimenyaga abagore gusa. Nibyo ramwambye. Abagore nibo babimenyaga.
we ariko aho ngomba gushaka amakuru kuko nge nkeneye uriya mugore kugira tuvugane. Ndakujyana aho yagiye manza ari kwa muganga wa wundi ugerayo. Ngenda aho tugomba kwerekera. Yavuze ngagiye kujya kwa muganga niko yavuze ngamugerereyo paka umugabo agarutse mu rugo. Tugomba kwerekera. Telefone umuhamagare ndabyo nsinzi wahamagara telefone wenda kaza tarumundu ukene ko bavugana none sasa bakabonana mbona gubona ako kanoneko yaje ariko baza umugabo yagiye twe turahamurangira kwiyo ndaya nose ndafone agira turazanye turutse ngibutare ura mugore bese no murosi oya yavuze ngo aragerayo paka umugabo ave kwiyo n'indaye twafashe moto dukora urugendo ntago rwari rugufiya cyane nkuko mubibona wenda twagaragaje ibintu bike ariko rwari rurerure kugira ngo tugerane dushakishe uwo mumama ndetse n'uwo mugabo cyangwa se n'uwo bise indaya kugira ngo turebe ko byose twabona tukaganira nabo. So stay touch ubundi hasigaye tujyane izo zose ni inzira twagiye ducamo. Ni hano ariko se kuko nakugejeje ni hano injira nyine turebe nta kibazo ubwo turangira nta kibazo nanga mwino wa mugore nta kibazo mwino wa mugore yatagiye batumye ko agiye hakurangiye nta kibazo kuko byaba bibi kandi ibindi mbisigarana umugabo tugomba kumukagarurira rero niba wemera ikimasa kumukugarurira ukaduha n'inzoga y'amazi mwiriwe mugabo niki kiugereje hano mwiriwe muraho neza kugeza ukabonamo kudutunga ibyo bintu se kandi ibyo bintu hano muri iki ibyo bikamera biturutse he ariko oya ntunkamere oya nta kibazo ariko niba nta kintu byabitwaye twaganira gusa nari nje hano kubwo ikibazo cy'uyu mumama kuko nari mvuye ahantu ku gasoko bari bambwiye ko baserereye ndayoboza birangira ngeze ahantu yaragiye kuko numvaga abona ko barimo barambwira oya ibyo byo gukamera rero nge ni muganga nakira uje utugana ubwo rero uyu ibyajemo hari ibyo yiziyemo ntabwo byari ngombwa kugira ngo rero kubikurikirana uze ko nta kibazo ni munyanganire kujya wenda tuganire cyangwa se ngewe nacyo mbareke mumufashe kuko niba nta kintu byaba bitwaye mbifate oya pe utubangamiye ahubwo uzagaruka indi gihe bazabata umuhumbi rero rwacu wicara hariya kugira ngo utaza kumererwa nabi hari imiti manza kugushyira nta kibazo ndayicara rwose ndabyemera ntabwo nabasuzugura nta kibazo ariko niba nta kibazo mwaza kumbwira wenda ku bijyanye n'iby'uyu mumama kuko urebye hano nashakaga n'uyu mumama ariko ubwo namwe ndaza kubakenera aka gati rero ni ukugira ngo kaguhumanire kugira ngo utagire icyo ubaha ngaha muri uru ruhimbi ko byari bigitwaye ko hari ibyo arabanza kunganiza neho neza kugira ngo umenye impamvu n'ikimugenza kandi ko atari ngombwa kugira ngo cyumve biri bugende nabagiye niba ngombwa turamutumaho agaruke ibintu nishyizemo ndabona bitaravuze kunyurira ariko muga ariko nta kibazo ntimukore ibintu byanyu reka nzimye kamera nta kibazo ndayizimije reka ngenda uzagaruka basi tukabikuganizaho ariko wagiye wabaye duhaye akanya kuko ari nta kibazo kamera mbaye nyikuyeho ariko ndashaka kuza kugana n'uyu mumama ntacyo we mufashe nta kibazo twazagutumaho ukagaruka yego nta kibazo nta kibazo nimumufashe rwose ndaba marinari nibirangira ndaza kuza kumuvugisha duhane gahunda humura sino kigira umureke humura muhigo babyeyi bakuru imihigo yanyu igenda ijya imbere kandi azaze gutura igitambo cyanyu muciye cy'ikimasa n'inzoga zanyu zibashe kuboneka nyiramakaba ari hano nimuzanye umubabaro wo kugira ngo umushyikire uriya mugabo aze hano umushakisha hafi ari hano mu Bugarama abanguke none aha ngaha turamushaka
yewe uraturuka hehe wowe uraturuka hehe Njyewe ni umunyamakuru ntago yewe muko umugabo wawe ari hafi kuza ukamubonera hariya hafi ukamukubita amaso urumva none se uyu yabagiye akaduha akanya gatoya tugahita kuganira muga abaturindiriye hariya buhagurutse buturindiriye hariya umwanya mutoya noneho uyu mubyeyi niba hari ikimuteganyijeho cy'ikiganiro aragusanga hariya muraganira ntabwo byadushobokera nta kibazo umugabo wawe uri hariya mu kanya aragusanga hariya mugana ndavana ntamubonye nakwemezwa n'iki umushyika arimo kuza ari mu nzira hariya arimo araza nakwemezwa n'iki ko araza nkaze guhaguruka yewe wa mugabo we wabaye uri hariya gatoya noneho tugategereza umugabo w'uyu mugore ko aza kubona impamvu yaje nta kibazo rwose musoreze noneho tuganire nta kibazo yego nyiramakaro isiga kano gato mu kanya gato umugabo wagiye kuza biroroshye mu maso hose uganisha inyuma arimo kuza ageze hafi twabibonye kandi none se muga ariko nagira ngo tuganire ariko mama ndaje umuvugisho base ho gato kuko naje mukeneye ntabwo ndi bugutunge kamera ntabwo ndi bugutunge ndagira ngo iyo foto wamfotoye uyisiga yego ndagira ngo tuvugane inyuma ya kamera nge nawe yego muga mwihangane ko wenda nabavangiye ariko buriya ikibazo wenda kuko nari natangiye amakuru yacyo aho byari byabereye ndumva umumara gusobanuriye uko byagenze niyo mpamvu nanjye naje nkabageraho bitunguranye kuko nashaka kugira nganire namwe ndetse nawe kugira ngo umenye ngo ikibazo cye cyari giteye gute ubwo rero nagira mbabaze wenda niba ari amakuru mwanangariza ku by'uyu mumama amakuru twagutangariza hano turavura kandi hamagara abantu baba bashaka kwanga abandi n'abandi cyangwa se bakoze ibindi bikorwa bibi byo kwangiza tukaba twabahamagara ariko tukabahamagarana ubushishozi bwacu mu mirimo urabona dukora hari amakuru bari bamaye ngo uyu mumama ko hari ba bantu biyandarika bamutwariye umugabo akaba ari nacyo cyamuzanye aha ngaha njye nasanze barwanye byarangiye ese wenda mwebwe ibyo ko ari ibanga ryacu se nabo urashaka kurimenya niyo mpamvu ni kubaza nagira numve ko wenda hari ikintu wenda wanangariza nk'abaganga hari ukuntu mureba kure hari ukuntu mureba kure wenda ukambwira ati byari bimeze gutya na gutya ni umugabo we koko baramutwaye ariko twebwe dufite ububasha bwo kumuzana akamubona none se nawe urashaka kumenya uburyo bamutwaye ugagira ngo ubikoreho iki cyangwa se nta kibazo wenda no mutabinangariza ariko wenda twakwiganira wenda ukambwira ubu ngubu aka kanya bigiye gute bituma tuganira umbwire niba ibintu ukora nuko byitwa niba ari n'ibintu wenda uvura nanjye wasanga mfite indwara nyinshi hari n'umuntu udukurikiye nawe wenda ukeneye serivisi nk'izo ubwa mbere mbonye ibintu nk'ibi ngibi wansobanuramo gatoya hano rero twe turavura urumva tukakira abantu bafite ibibazo b'impande zose yego birakora se birakora rwose birakora yose ni imiti yose urimo kubona ni imiti iriya ni imiti biriya byose ni imiti hanyuma ariko bikaba bifite izindi mbaraga bigeretseho ariko byabanje kuntera ubwoba ariko ubu natangiye gutuza kuko buri muntu wese yabanza akagira ubwoba ubwo se nk'indwara mushobora kuvura iriya nayo twayita indwara y'uriya mumama yari afite cyangwa wenda ni ikibazo wenda yahuye nacyo wenda mushobora gufasha gusa we ni indwara kuko umugabo we ntabwo mubwiye ngo ujye kubitangaza mu makuru urumva yaba yaragiye ahantu noneho bakamufata bakamuha ibintu by'amarozi kugira ngo acike mu rugo iwe urumva noneho natwe rero dukoresha imbaraga zo kugira ngo dutegure bya bintu bari baramutezemo ibya bintu dugaca imigozi noneho agasubira mu rugo rwe
babandi nabo bakaba bahunga urumva icyo gihe rero ntabwo ari ngombwa kugira ngo uze kuza kumenya uburyo gufata nk'igigisho ahangaha ariko ntabwo twebwe niba ari amakuru uje gufata twebwe hano turi mu buganga bwacu turavura none se nibyo byonyine muvura nibyo byonyine muvura wenda ibibazo by'uramama we nabyo cyangwa wenda n'ibindi muvura tuvura amashitani tukavura amarozi y'amatamikano tukavura amarozi barenze tukavura amarozi baterezanye bohereje tukavura ibyo nyabingi baba bohereje mu bantu ibindi biti bitamba n'ibiti byose urumva ibyo byose tuvura indwara hafi 187 nyinshi rero urumva ko izo ndwara ari nyinshi ngiye kuzirondora byaba birebire cyane ubwo rero ni ukuvuga ngo inomero yacu uzayibona ugomba kuyibona niba nawe ugomba kugira abo udutangariza barwaye bafite uburwayi hirya no hino ni ukuvuga ngo dukorera no ku mafoto ajya i Buraya tukagurira tukohereza imbaraga zacu none nashaka wenda kugira ngo hari ikintu ngiye kukwisabira none numvira indwara zose zivura indwara yose umuntu ashobora kuba yagira ushobora kuba wamufasha wenda mu bushobozi bwanyu nabyumvishe na nimero yanyu numvishe n'undi kwitangaza ndumva bigoye ariko nta kibazo ngiye uraza kuyima inyuma ya kamera kuko mfite abantu benshi bafite ibibazo bakeneye okay uraza yego kugira gute ndimo ndavuga ndaza kuza kubaka nimero yanyu inyuma ya kamera kugira nihagira umuntu mfite abantu benshi bafite utuntu tw'utubazo kandi uko biri kose ushobora kuba wabafasha ariko ndabyemera neza ari uko umugabo w'uyu mugore agarutse ariko nanone mugaharakana ashaka kugusaba nagira ngo uraza kuza kumiza nimero uzambwire umugabo yagarutse kugira ngo none nzume amakuru yose kuko ngenda ndashaka umugabo n'ura mugore nawe yancitse hako nari nyine wowe nagira ngo byibuze umugabo naboneka nyine wahita unkoraho kuri telefone nkaza ubundi noneho nkaza kwibonana nabo kugira ngo umenye amakuru yari ndabigusabye iyi nomero ya wa mukore uraza kumpa nimero yawe noneho uzambwire umugabo yabonetse kugira ngo mbashe kubabona nganire nabo hari ikibazo nta kibazo gihari rwose reka rero mbashimire gusa ibintu bine ubwoba ngomba kuza kuganira nawe ukambwira ukuntu bikora noneho udasigaye nkajya ngufasha hari abantu benshi bakeneye izi serivisi bafite abantu bari hanze iriya barenze igihugu cyacu yego batwohereza amafoto abantu bari hanze none batwohereza amafoto tugakurikira uburwayi bwabo twamara gukurikira uburwayi bwabo tukohereza imbaraga zacu mu miti yacu zikagenda kubakiza mugareka rero mbashimire noneho tukababwira icyo icyifuzo cy'ubwo burwayi nabo tugatumanaho bakagira icyo babasha kudukorera natwe tukagira icyo tubakorera kandi ibintu byose bikagenda neza bakazajya baza gushima mugareka mbashimire rero reka ngende ndebe kuri mama bakiri hafi kugira muganize inyuma ya kamera numve ukuntu gahunda ze zimeze kuko naganiriye n'abandi bambwira uko byagenze ugende rero utekanye nawe umenye ko hari ikibazo ugira twakuvura nta kibazo sawa murakoze ndabashimiye niyo mpamvu ugomba kugira ibanga y'ibyo tuganiriye ariko ku murwayi ugomba kumutangariza ko yagera ahangaha mugareka ngende sawa ngende byane nanze kwinjira kuko ubushize narakwinjiranye barambwira ati ntabwo ari ibyo ntabwo umuntu agomba kwinjira hano ni mu kirambi hano ni mu gicumbi warambujije rero waje tuganire none kuko ninjye wakwitumiyeho kugira ngo tuganire kuri ya gahunda urabizi ko warambwiye yuko nyine umugabo naboneka uzambwira nkuko nari nabigusabye tambuka yabonetse yabonetse tambuka ahubwo wagira ngo amasaha rwose urebera muri jomeri ni karibu
ariko se ko nasabaga ko twaganira hano hari ikibazo ra haguruka nta kibazo nta kintu ndi bwangize umugabo dore rwose nguyu ko mbona bafilima mugabo abashaka ko bafilima rwose mbabarira oya nta kibazo papa no kuganira kugucuruza nta kibazo rwose urumva ariko nanone papa reka tuganiremo gakeya nta kibazo sibyo wibikomeza kubera yuko ikintu cya mbere nuko indi bibazo byakemutse nari nabisabye muganga kugira ngo tuzaganire ngewe nawe ndetse na muganga kubera yuko ikibazo cyari cyabaye nari nanagikurikiranye ni amahoro ariko mukuza kugera hano ntibikugoye birangoye ariko biba ngombwa kunzi ako wigira isoni nta kibazo rwose uri kuganira n'abantu hano mugiye kuganira nabo nta kibazo n'ubundi bose bari bategereje kugira bakubone barebe n'uriwe gusa ndashimira ko kuki wataye urugo rwawe ukagenda wari waragiye hehe iki koko urugo rwawe urarwanga ni ukuvuga ngo ibyambayeho namwe muri abagabo namwe byabaho gusa ubona bije ariko rwose pe ntabwo ari njye njyenyine nabonye bingwaho gutya akomuga ntabwo ngiye mbyumva ukuntu wagaruye umuntu ntabwo ngiye ndi kubyumva bitewe n'ibintu byari byabaye turakora ntabwo ngiye nigeze mbyizera turakora akazi kacu turakora hano mu Bugarama twebwe turabakoze cyane ntabwo nigeze mbyizera wenda umugore nakunanira uzazongereho n'undi wese umugabo wabuze akata urugo rwe ujye umubwira azangereho none se muganirije hari ikibazo wenda ngeze nk'amakuru mubaza niba nta kibazo ubushize wari wambwiye ko utatangaza amakuru y'ibijyanye nabyo ariko byuzuye namubaza mubaze nta kibazo papa nari namenye amakuru wenda y'ibyabaye ngenda umunyamakuru uko byari byagenze ndakuzi nubwo nagira ngo mbaze ese byibuze ubu ngubu muri kwiyumva gute nyuma wenda y'ibibazo wenda byari byabaye kugera aho nyine umuntu agutwara burundu mu by'ukuri umugore maze imyaka 2 ntari kumwe nawe nataye urugo koko ariko nanjye kugira ngo binzemo sinzi ukuntu uyu muganga yabikoze shibuka nanjye nje gushakisha umuganga mbona ndahaguye ariko sinzi cyabineye ariko nari narataye urugo pe imyaka 2 irashize n'umugabo wanjye wamubonye wamwitegereje ariko wamwitegereje muganga we garuka tureba abantu garuka tureba abana bacu wamubonye mugarakoze wamwitegereje urabona narananutse mfite n'isoni zo kureba ariko none siko wananutse waragiye ariko manda yazira yamwana mana ziratwara ukagenda tutareze barabana manda we kuri nagarutse pe akabindi k'abantu bakuru bakazanye rero rwose ndebe neza ni njyewe rwose ntabwo nzasubira akabindi k'abantu bakuru nakazanye ibyo ni bike gupfumbatije muga akabindi k'abantu bakuru tuba tukajyanye hariya muga reka nganire basi nabo byibuze mama urihangana ko nongeye nazanye kamera amurihangana ko nongeye nazanye kamera sibyo buri bwihangana ariko wakwicara tukaganira munyemerere gusabye imbabazi nanjye ntabwo ari njyewe sinzi uko byaje wamubonye wamwitegereje kuba mbonye umugabo wanjye nyuma y'iminsi 3 ikimasa tuzakizana tugiye kurera abana banjye tuzaza tuje kugushimira ariko ku munsi yagufashaga nubwo wanze wenda kumfata amashusho nkayafata wenda mu buryo utazi wanayibonye hanze urabizi ko washatse nimero yanjye uramamagara urambwira ati kuki yashyize ari amashusho hanze ariko nta kibazo ariko yari yakubwiye ko ngo uramunsi ngo uramugabo warahitaza muga kuki atayisaza uramunsi icyabiteye iyo dutanga umuti
hari iminsi umara ushobora kumara icyumweru, ushobora kumara iminsi 3, ushobora kumara n'amezi 2 agitegereje bitewe n'uko umuti twawutongereye. Noneho ariko igihe nari namuhaye ni iki bitewe n'imbaraga yagiye yemeye z'abakurambere nanjye nkoresha kugira ngo bamushikire uriya muntu agaruke vuba. Wanyemera baganira nabo noneho byibuze iminota mike, ntabwo ndi bukubangamire nk'ubushize pe. Muganire byibura nk'iminota 2 gusa. Abarire rwose abarire rwose ibyabaye byirengagize nanjye ntabwo byari njyewe rwose ndagarutse ngo turere abana bacu. Naturutse Nyagatare. Mwari mufite abana bangahe? 5. Nza kumushakira inaha bambwiye ko inda yamutwaye. Nza kwifashisha umuganga wize amahirwe. Ese mu mugambi uza kubikoresha wari ubyizeye? Ntabwo nari mbyizeye numvaga ko bitashoboka. Ariko papa w'abana yari afite isoni nyinshi, naje afite isoni nyinshi dore na n'ubu. Ngo nifate uyimuzengurutse uretse mbere yimuzengurutseho nawe hano. Bishatse kuvuga iki? Nawe yimuzengurutseho. Ukongera gutambuka. None mama nagira ngo mubaze umaze igihe kingana ute hano uri gukurikirana ikibazo cy'umugabo wawe? Nari maze iminsi 3 yagiye gufata wa 4 gushaka. Namushatse namubuze. Ubw'amahirwe nkura n'umuntu umubajije ati yanga yatoye umugabo wawe twetize ibikorera. Nanjye njyayo namusanze mu isoko arimo ahangize amahirwe umuntu aramuntungira bamubonye gutya. Ubw'amahirwe y'Imana nza kwa muganga arambwira ati ibyo byashoboka nsanzwe mbikora. Umugabo wakagaga birashoboka kuga ntabwo birashoboka. Nanjye naje nshidikanya ubw'amahirwe n'ibintu bikunze. Hari amakuru nakuye ko nyine yari afite mu ifuso ari umuntu watwara imodoka, ari umugabo ubyibushye, ari umunyamafaranga. Kandi njyewe ufite nuko nabonye uriya mukobwa mu mashusho, nta gakobwa ni keza uko bigaragara nyine ku bagabo bafite ikofi karebaho. N'imodoka baragirije. Kujya? Ndetse n'iki bifite ariko nazo tubirabana. Ego papa. Uko bimeze rwose uwo mukobwa wampaye tumaranye igihe kirekire ariko nta kintu atsigiye pe. Ni amahirwe no kuba umudamu aje kumpinga nkaba mbonetse rwose tuzashakana ibindi dore ko nzi no kubishakisha. Ariko byibuze nanjye ndishimye kubona umuryango usobanye. Njye ntabwo ibintu byizeraga ariko ubu ndabyizeye none kubona umugabo abonetse. Njye ikintu nashakaga ni ukuganira nawe. Ahubwo ndabashimiye ko byibuze n'uyu mwanya mubashije kuma kugira ngo mumbwire byibuze amakuru, ariko nanone umuganga yagufashije pe. Abantu bose bakeneye ubufasha bajye bampamagara mbahereze nimero ya muganga. Bahereje ubufasha njye nzajya nyibihera. Bahereze ubufasha bwa muganga wafashije. Nabivuga nyumva muganga ubushize yanyimye nimero. Arambwira ati ntabwo nshobora kuguhereza n'amakuru na gatoya kubijyanye n'ibya nimero cyangwa iby'uriya mubyeyi. Yanze kumpa amakuru kuri mwebwe na nimero. Akashaka kuzajya bampamagara bishireho nimero mwereke aho twivurije n'umugabo wanjye mwereke muganga wamfashije. Ako hari utuntu nabonye wamupfunditse nimba wenda aricyo cya kimasaba gutumye. Ziriya ni inzoga z'abakuru. Nawe wari umaze kubimenya kubera ko amaze iminsi agufasha. Yamfashije se? Kariya ni akanzoga z'abantu bakuru nyine nk'umuntu ubyumva nawe. None se papa ubu nyuma y'aka kanya agiye gukurikiraho iki? Igikurikiyeho ni kujyana na madamu tukajya kurera abana bacu. Gusa ndanamushimiye nawe intambwe yateye kunshakisha nubwo mbonetse nta kintu mfite, gusa ndamusaba imbabazi n'umugore wanjye wari urugo nkamurya ku buryo atari yazi n'aho ndi, ariko ubu ngubu hari ibyo twari twarasize duciye, hari n'ibindi ngomba gukomeza gukora dore ko mfite perimi niyo nsigaranye. Ubwo nzakoresha izindi ngufu twongere tugere ku bindi, ariko ntabwo nzongera kumuca inyuma rwose. Ubwo nicishije bugufi imbere ye tujye kurera abana bacu.
muri sema mugiye kumubabarira byibuze nta kindi kibazo kigiye kuba nyuma ngo muzirike ugire ute kubera yaje tugiye kurera abana tugiye gufatanya kurera abana ace hirya nanjye nshingiro tujye gushakishiriza abana biki ariko se nanone nagira ngo dusubire inyuma gato rinda kugira inama yo kuza kuri uyu muganga ubuzima hari undi yakoreye nkiba nkoreye arandangira amanimero ye nanjye naje mbaririza waje kandi utanabyizeye ngiye naje ntabyizeye wa munsi agufasha kuganije inyuma ya kamera wenda ntabwo nigeze mbishyira ku mashusho wambwiye uko utabyizeye neza ariko inzira zose zishoboka ugomba kuzikoresha ako byibuze birakunze ni ibintu binatangaje aka kanya birakunze ni ibintu bintunguye binatangaje cyane kuko ni umuntu namubonaga nta kintu yadufasha none ntangaje no kubona ngaruye umugabo nta kuntu rero nabashimira wenda yifite niya papa niba afite n'agatelefone ntacyo uko nimba mfite wenda ndabafitiye nta kibazo ariko nzabasubira ndebe n'ukuntu n'ubuzima bwawe nyuma wenda y'ibi bibazo no kuba binamaze kugenda neza naho ngiye gusigarana muganga ndebe ko byibuze mukuramo wenda amakuru y'uburyo akora kuko ni ibintu bitangaje cyane ariko nanone umunsi uzaza gushimira ntuzansiga kuko njye nawe urugendo turarugendanye pe turarugendanye nta muntu ushobora kubyizera ariko turarugendanye yego urakoze cyane na muganga arakoze ubwo mufitanye akanya ko kuvugana nawe akanya twarangizanyije kuko asigaje nigarura iyo nka ikimasa yantumye tuzagutuma nawe tugushimira ni umusirimu kabisa yes muga nari ngarutse nubwo wenda ikirere cyari kibanje kwanga imvura yari ibaye nyinshi ariko nari ngarutse ngo twongere tuganire wamaze kunyakira mu muryango ubundi kwisanga niwawe no gucana kamera nagutunga usanga mwana wanjye nta kibazo ahangaha muri uru ruhimbi no mu gicumbi nta kibazo tuganire icyo ushaka kunganira nashaka kukubaza wenda ubushize rero wanze kuma amakuru ku bijyanye n'ibyura mu mama ibintu uri kumufasha urambwira ati ntabwo njya nangaza amakuru y'umuntu ndi gufasha mu gihe igisubizo kitari cyaboneka ubu se ubu wenda hari akantu gatoya wambwira wenda kuri byo wenda n'uburyo wamufashijemo mu gatoya ndetse mwana wanjye ko muje kwiga akazi mu byo namufashijemo rero byatewe n'icyifuzo cye yashakaga yashaka ko mugarurira umugabo naramugaruye ubu agomba kuza gushimira ahubwo umunsi wo gushimira ni kuzagutuma ukaza mu munsi mukuru wo kuza gushimira ariko reka nagushimire kubera wenda bira byagenze kuri biba bigoye cyane ko umuryango wasenyutse wongera ugasubirana kuriya ntabwo ngiye nabyizeraga ariko ubu ngubu ndanabyizeraga ndi no kubyumva ko bikora byizere kuko mu Bugarama iwacu turakora ariko se ubwo ubushize nakubajije ku bintu bijyanye n'indwara umbwira ariko umbwira umeze nk'umuntu uri kunyikiza kuko nari nagutunguye pe nanjye ndabyemera ko nanakubangamiye ariko ubwo nagira wenda umbwira neza nk'indwara wenda uvura ku bantu wenda bashobora kugukenera n'uburyo wenda bashobora kuba bakubona niba wanyimye nimero pe uyima mu gikaro urambwira ati nimero yanjye niwe nyihaye nta wundi muntu ukeneye kuyihereza ariko byibuze uyu munsi ndaza kuza kugusaba nimero ariko banza umbwire wenda nk'indwara uvura hano nabonye ufite imiti myinshi itandukanye ujya wenda amenye nk'indwara wenda ushobora kuvura wenda z'ingenzi abantu bakunze kugira cyane nyine mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe urabona hose hari imiti rero buri muti ugenda uvura indwara hari indwara y'amashitani amashitani baterereza cyangwa se mu muryango hakabaho amarozi y'amatererano hakabaho amatamikano hakabaho ay'amarengano hakaba indwara ziba zifata abagore babo babaruze cyangwa se bikomoka ku bagore baba
bakundana nabo noneho bakabafatira ntibabashe gushyukwa, ibyo turabivura. Abagore nabo batagira amavangingo ngo bashimishe abagabo babo, ibyo nabyo tugira imiti yabyo. Tukagira imiti y'ibyo bita amahumane cyangwa se inyamaswa yo mu mubiri, tukagira imiti y'indwara z'ubushita, tukagira imiti y'uburwayi bwose bwerekeranye na kinyarwanda. Ibyo byose tuvura indwara hafi 187 n'izindi zigeretseho. Hari indwara abantu baba batazi rero kera zazaga z'uburagaza, z'amburugu n'ibiki, ibyo byose tugira imiti yabyo. Abantu badukurikiye bone nimero yawe kugira ngo niba ari no umuntu ukeneye ko umufasha bizorohe. Yego wayembwiye kudushakiraho ni 07 ni 079 yego 540 995 ubwo ni 079 540 935. Yego siyo niyo umva nanjye nayifashe mu mutwe kubera ko ngiye waramfashije pe. Ubwo maze iminsi nkutesha umutwe nkubaza se wa muntu nagaragaruka, se wa muntu nagaragaruka, numva namaze kwifata mu mutwe. Nta kibazo rwose. Umuntu rero yagarutse, ngira ngo wabyitegereje, wayibonye akazi kacu uko tuba twakuruye uriya muntu, niko n'izindi ndwara zose tuzikurura, noneho tukaziyegereza tukamenya ibyo tuvura. Ariko se buriya ntabwo bizongera? Buriya ntabwo bizongera, ari uburyo nzabibagenzereza ku buryo nzabaha indi miti yo kugira ngo uburozi bari bamuhaye bwo kumutuma aturugo, noneho ku buryo atazongera no kubitekereza. Mugareka mushimire. Ndabashimiye kubera yuko ndi umunyamahirwe kuba babashije kuma amakuru nk'aya, tukabana urugendo rwose nzajya musura ndebe n'abandi ufasha ukuntu biba bimeze, tunaganiremo nanjye ngire ibintu runaka niga, niba ngombwa nshyiraho na kamera tugire utuntu runaka tuganire. Hari ikibazo kuri umunyamugisha kugira ngo tuze guhuza, uze kumenya kuriya ari buze ukagendera kuri za nomero nari naguhaye, ukaba ugeze ukatubwira n'ikiganiro. Ndumva uri umunyamugisha mwana wawe. Ni ukuri kw'Imana. Ndabashimiye rero, ubwo ibindi ngiye turaza gusigara tuvugana.